Amahoro y'Imana, nshuti z'umusaraba wa Kristo, mwene so muri Kristo Yesu Pastor Alex, nezerewe aka kanya kubona umwanya wo kuganira namwe kandi ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Imana nkuru y'icyubahiro mu izina rya Yesu, himbazwe kuko waduhamagariye kugukorera. Umwuka wera wa Kristo abe hamwe natwe kugira ngo aya magambo abayumva bose abagira umumaro, ahindura ubuzima bwabo. Urakoze kukumva gusenga mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, ibice byaho 20. Turasoma umurongo waho wa 15. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubutunzi yabumize bunguri kandi azaburuka, Imana izabumurutsa mu nda ye. Imana itugirire neza cyane. Imana ibaho umugisha cyane. Mfite intego ivuga ngo ibyawe umwanzi Satani yamize agiye kubiruka. Ibyawe umwanzi Satani yamize agiye kubiruka. Bibiliya amateka atwereka yuko uyu mugabo Yobu yabayeho. Abantu benshi nago bajya bemera yuko Yobu yabayeho, ariko Yobu yabayeho hagati ya Aburahamu. Amateka agaragaza ko akomoka mu muryango wa Aburahamu. Iki ni igitabo cyitwa umugisha uva mu kugeragezwa. Ni igitabo kivuga umugisha uva mu kugeragezwa. Yobu yabayeho nk'uko tubibona, yabayeho muri icyo gihe cya Aburahamu, ndetse n'igihe hagati ya Aburahamu n'igihe cyo kubaka umunara w'Ibabeli. Yobu yabayeho kandi tuzi yuko iki gitabo cyanditswe na Mose acyandikira Midiyani. Imana ibaho umugisha rero. Ibigeragezo Yobu yahuye nabyo, ibi bigeragezo byamaze amezi 9. Yamaze amezi 9 muri ibi bigeragezo, niko amateka bigaragaza. Yatangiye kugeragezwa afite imyaka 140. Imyaka Yobu yaramye yose ni imyaka 200. Imana itugirire neza cyane. Yobu aho niho yahuriye n'ibibazo. Nago nshaka kuvuga ibigeragezo yahuye nabyo, nago nshaka kuvuga intambara yarwanye, nago nshaka kuvuga uburyo yatsinze n'ibyamubayeho, nakajya kuvuga ku nshuti 5 yari afite zamuzengereje, agahura n'ibibazo agakubitika. Ariko uyu munsi nago nzivugaho, ahubwo ndashaka kuvuga ngo itorero ry'Imana, abana b'Imana bubaha Imana, abana b'Imana basenga mu by'ukuri bari ku rugamba. Nshuti z'umusaraba, ndashaka kukubwira ngo iki ni igihe cyo guhaguruka, ni igihe cyo guhaguruka tugasenga kugira ngo ibyawe byose umwanzi yamize abiruke mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, kenshi utunze amasezerano avuga ngo Imana izakugirira neza, kandi n'ukuri ni mazima. Imana izakugirira neza. Imana ya Isiraheli ntago ibeshya, Imana yacu ntago ibeshya, ibyivuze irabikora. Ariko hari igihe kenshi Imana ikubwira ngo nzakugirira gutya, nzagukorera ubukwe, nzabana nawe, nzagukorera ibi, nzagukoresha, ariko uyu munsi warategereje uraheba. Ese nibishoboka yuko umwanzi yabimize? Ndabihamya mamirizwa n'umwuka wera yuko hari abantu benshi umwanzi yafashe iby'ubutunzi bwabo, iby'ubukire bwabo, ibyari iby'ubuzima bwabo, yarangiza akabimira. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo abiruke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Danieli, tubona yuko Danieli yasenze. Ibyo tuvuga dufite aho bikura. Yarasenze, ajya imbere y'Imana agiye gusenga ngo Imana yohereza igisubizo. Ngarika babi mu presi barabamba, banga yuko igisubizo kigera kuri Danieli. Imana itugirire neza. Ngariko Danieli ngagumiza gusenga ngo kugeza aho yegereye ku minsi 21 ngo nuko Imana yohereza Gaburiheli araza arwanira marayika abona inzira, igisubizo kigera kuri Danieli. Ariko mu by'ukuri ibisubizo bya Danieli umwanzi yari yarabimize. Reka nkubwire, nawe uyu munsi hari ibyawe umwanzi yamize, ariko harageze kugira ngo uhaguruke usenge
ubohoze ibyawe, ibyo umwanzi yamize abiruke. Imana itugirire neza cyane. Nshuti y'umusaraba, Imana yavuganye nawe, ariko Satani aragenda afata amasezerano yawe, arangije arayamira kugira ngo atazasohora, uzahore wowe ubuzima bwawe wiganyira. Ariko igihe kirageze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uhaguruke usenge ubohoze ibyawe. Imana itugire neza cyane. Hari igihe nabayemo mu murimo w'Imana nkora mbona abanyetorero bameze nabi, abanyetorero bafite ibibazo. Ngi imbere y'Imana ndasenga n'umubabaro, mbwira Imana, Mana, kubera iki ibi bintu biriho? Kubera iki abantu basenga niwumve? Kubera iki utita ku bantu? Ariko Imana irambwira, Imana iramishurira, inyereka abarozi bakikije abantu. Reka nkubwire, Itangiriro 3 aravuga ngo nzashyira urwango hagati y'urubyaro rw'uyu mugore, ruzagukomeretsa agatsitsino, nawe uzarukomeretsa agatsitsino, narwo ruzakumena umutwe. Imana irambwira ngo Satani afite abagenti mu bice bitandukanye bafunga ibisubizo by'abera. Igitangaje nuko muri abo Imana yamishuriye harimo n'abiyita abakozi b'Imana, nyamara ari abakozi ba Shitani bashinzwe kuboha, gufata ibisubizo by'abera, bashinzwe kubimira, kugira ngo nubwo Satani yakuburiye mu kabari, nubwo Satani yakuburiye mu busambanyi, nubwo Satani yakuburiye mu bintu bitandukanye, ariko agutandukanye n'Imana, uzapfe wiganyira, uzapfa ubuzimana, nyamara Imana yaravuganye nawe iyo wasenze ikora. Nshuti y'umusaraba, ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ibyawe umwanzi yamize abiruke. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ubutunzi bwawe yamize Satani aburuke, abana bawe yamize akaguhindura ingumba abaruke. Mu Ruganda babivuga neza ngo ogusesemwa, agira isesemi abiruke, aruke ibyo yamize bikugereho mu izina rya Yesu. Ayo mashuri yawe umwanzi yamize agafata diplome yakayitesha agaciro, ndagusengeye mu izina rya Yesu ibyo abiruke. Ubukwe bwawe yafashe akabuhagarika adashaka yuko bubaho, ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo aburuke. Nshuti y'umusaraba, ingendo zawe umwanzi yafunze, ibyawe byose umwanzi yafunze, ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo abiruke. Impano zawe wahoze ukorera Imana, wahoze uhanura, wahoze werekwa, wahoze ukorera Imana ibirimo n'ibitanga, ariko uyu munsi umwanzi yarakomize, yafashe impano zawe arazimira, arangije akwicaraho aragucecekesha, aravuga ati ntuzongere kuvuga, agucecekesha kubw'ibintu bitandukanye, azimirisha ibintu bitandukanye. Ariko mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ndagusengeye kugira ngo ibyawe byose umwanzi yamize abiruke mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo Imana ikwinjiza ahantu hawe, Imana ikwinjiza ahantu hawe heza, nawe wihurwaho Satani, wikwicara wiryamwe ngo byara hari imbaraga z'Imana ziri hejuru izakurwanyije, hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'abarozi, hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'abakonikoni. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusenga n'Imana muri aka kanya, aho uri upfuka mubwira Imana, ubwira Imana ngo Mana, hari urubyaro rwanjye umwanzi yamize, hari akazi kanjye umwanzi yamize, hari ibihe byanjye byo kubyuka saa 9 umwanzi yamize, hari ibihe byanjye byo gusenga byo kwiriza ubusa umwanzi yamize, hari impano zanjye zo guhanura yamize, hari impano ziyerekwa yamize, hari ukubwiriza yamize, hari ibintu yamize. Wowe urabizi, bibwira Imana, bibwire ngo ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ibyo yamize abisesemwe, abiruke, bigaruke mu maboko yanjye, bikorera Imana, ubikoreshereza Imana. Yesu aguha umugisha cyane mu izina rya Yesu. Wowe waguye byuka, hari imbaraga z'Imana. Wowe warutaye Imana, byuka, hari imbaraga z'Imana. Wowe wumvaga uri mu Satani yaragushize mu kagereza, uri mu kikombe, vayo, hari imbaraga z'Imana zikomeye ziri hejuru yizikurwanya. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana, amahoro ya Kristo abane nawe. Data mu izina rya Yesu, Imana y'ubushobozi,
Satani umwanzi w'itorero ajya arwanya abera, agafata ibyabo, agafata impano zabo, agafata ibihe byabo, agafata iby'ubutunzi bwabo kugira ngo biganyire bagutakaze. Ariko muri aka kanya ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imbaraga zawe zibohora abera, kugira ngo imbaraga zawe zibohora abera, kugira ngo imbaraga zawe zibohora abera. Mu izina rya Yesu reka ruke amakwe y'abantu mu mbaraga za Kristo, reka ruke ibihe byiza by'abantu mu izina rya Yesu Kristo, reka ruke mwami ingendo zafunzwe mu izina rya Yesu, reka ruke mwami iby'akazi byahagaze mu izina rya Yesu. Ndasengera buri muntu wese Mana uwo Satani yamize ibye muri aka kanya abisheshemwe muri nyaryamukama. Imbaraga za Yesu Kristo, imbaraga zakuzuye mu bapfuye zimushikamire mu izina rya Yesu Kristo, abashe gutsinda, abashe gukomera, yongere guhagarara. Mana umunezero wawe ugaruke mu bantu bawe. Urakoze Mana kuko mva gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu aguhe umugisha mwene data.